Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe nta handi turi ni kuri MubwireTv mwakwibaza ngo niki tubwira abantu nukubwira abantu ko ari beza nukubwira abantu ko tubakunda nukubwira abantu ko tubashimira nukubwira ko abantu ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi nta kindi cano yacivuga ibwira abantu ko ibakunda ku uyu munsi bashaka ko bari mu buzima bugoye ubuzima bubabaje ubuzima butagenda neza ariko ejo Kristo akabigenza neza ubuzima bukarushaho kubaryohera murabizi rero iyo mutubonye akenshi mukatubona na envelope tuba twagerageje kugira umuntu dutungura kugira umuntu ku munsi tubera ibyishimo reka rero tubanze tubabwira ibintu byatubayeho uyu munsi ukuntu umuteguro w'Imana uhambaye cyangwa umuteguro w'Imana utangaje uyu munsi twiriwe dufite gahunda yo kuba hari umuntu turi butungure tukamushimira mu byo dukora twebwe nk'abantu twari twatekereje bantu bakora mu myanda cameraman kare yahoza nkosora batwara imyanda twari twavuze ngo bari abantu mujya mubona ukuntu tubona zira modoka z'imyanda twese tukifata gutya ariko bari abantu narababonye murambitegereza ukuntu bakora akazi kabo bagakunze ukuntu bitanga ndavuga ngo nzababwira ko nabari ingenzi mbabwire ko ari abumumaro uyu munsi rero twagiye kubonana nabo dusanga imirimo yabo barayirangije baragenda turongeye dutekereza abandi bantu bacuruza udutaro tujye kure wa muntu twatunguye Saint Joseph twiganye ngo tumubaze undi mu mama waba ufite agataro tuze kumubera umugisha uyu munsi tugezeyo turamubura twicara dutegereje tuvuga ngo uko biri kose uyu munsi Imana irategura umuntu turi buhure nawe tukamubera umugisha tubabwire ibintu bitubayeho abantu bwabo baraje ngewe mu rugo ubu mbabwira ndi imbere yo mu rugo abantu baraza barakomanga mpita mbona ko ari abantu koko bari bakwiriye kugendererwa n'Imana bari bakwiriye uyu munsi kubona ineza y'Imana inyuze muri nge nta kintu mfite nafasha abantu cyagira icyo gihindura ubuzima bwabo ariko mwebwe mudukurikira mufite icyo mwakora abantu bakarushaho kuryoherwa reka mbabwire baze hano hanyuma tubaza amakuru yabo tubaza uko ubuzima bwabo bumeze hanyuma birushaho kugira gute kugenda neza ndetse n'ibinakunda Imana nigira ikintu dushoboza tubahindurira ubuzima mama amakuru neza umeze neza ndaho ndashima Imana mwubonye waruvuye hehe mvuye mu murima gubagara ibishyimbo kubagara ibishyimbo witwa nde nitwa Nyirabuke Florence umwana we witwa nde anyita amaboko y'Imana Adamu amaboko y'Imana Adamu aha rero ni kuri MubwireTv twebwe ibintu dukora tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko tubashimira twamenye ko nta kindi Kristo yaduhamagariye no gutanga urukundo Imana ni urukundo rero ndababonye cyane cyane uyu mama niwe twabonye mbere ndari nabwiye umukobwa wanjye ngo aze kundebera arebe umuntu w'umumama muri butambuke mu muhanda ufite umwana muvugishe mugezeho impano y'uyu munsi ariko ntunguwe nuko uyu mumama amaze kumubona mbona n'uyu mwana igera hino uyu mwana muri kumubona uyu mwana ndamubonye mu byari byo byose murabona ko arashonje uyu mwana arashonje ubana nande mbana na mukecuru wenyine ubana na mukecuru wenyine uriga nabuze ibikoresho ndabireka wigaga hehe niga kuri GS Gahanga GS Gahanga mu wakangahe mu wa gatanu primaire niho nari ngeze mu wa gatanu primaire niho wari ugeze ibikoresho se wabuze ni nk'ibihe kugira ngo uhagarike kwiga ni uniform n'amakayi n'inkweto nyene zo kujyana ku ishuri inkweto amakayi n'uniform nibyo byonyine wabuze kugira ngo ureke kujya ku ishuri muribaza inkweto amakayi ni uniforme mbese ibikoresho muri rusange nibyo byonyine abura kugira ngo ajye ku ishuri bantu bo kuri MubwireTv narababwiye ngo urukundo ntago baruvuga ntago tubwira abantu ngo turabakunda ahubwo twereka abantu urukundo bararutanga aba bantu kumubareba bakeneye urukundo aba bantu ni surprise y'Imana ni Imana yonyine ibagendere ntago ari ngewe nta n'ikintu nta kintu ngiye mfite nabamarira ariko Imana imyuzemo ikanyura no mu bantu bankurikira ikanyura mu bantu bakunda ibiganiro byanjye bagira icyo baremera aba bantu ubuzima bwabo bugahinduka dufatanyije uyu mwana yasubira ku ishuri uribaza inkweto amakayi n'uniforme gusa abura ngo ajye kwiga murabona ukuntu inzara yamwishe abana ngo na mukecuru aramugaye ntafite ikintu akora aragenda asaba kugira ngo ubuzima bugende bantu mu nkunda bantu mu nkurikirana mwaretse uyu mwana tukamusubiza ku ishuri mwaretse uyu mwana tukamuremera tukajya kumureba tukamujyana kwiga mwaretse uyu mumama tukamuremera ibyiringiro akongera akagira ubuzima akicara agatekana akarera umuryango we mama ufite abana bangahe abana bane ufite abana bane ufite umugabo ndamufite murabana mutuye hehe tuyi Gahanga namwe mutuyi Gahanga kandi wambwiye ngo ntaguziranye n'uyu turacumbitse Gahanga no ducumbitse niho mucumbitse ubonye igishoro wacuruza ugakora
Imana ibaha umugisha. Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo izahira imirimo y'amaboko yacu, izahiha umugisha. No mu gihe bitarahinduka icyo uzajya ujya gukora, ujye uvuga ngo Kristo nateye intambwe yanjye, ngwino ushyigikire, ngwino unyagure. Imana izakwagura, Imana izakugeza kure. Abana bawe Imana izabarera, Imana izabakuza. Ndamubonye arambwira ngo avuye guhinga, nabwo nawo ni umurimo. Ariko binakunze murumva atuye Igahanga, araza guhinga za Kicukiro Niboye, iyo niyo dutuye. Ibaza urwo rugendo kandi ahetse n'umwana, umwana tumumukuje mu bwoko kugira atamuzana hano. Abonye ubundi buzima nawe yakora bikagenda neza. Bantu rero mudukurikiye, bantu mukunda MubwireTv, babantu mutubwira ngo tugera ngo ku bantu b'abastari, narabwiye ngo abastari mbageraho kuko babantumyeho. Nawe nuntuma ku muntu nk'uyu nzamugeraho, nuntuma kuri uyu mumama nzamugeraho, nuntuma kuri uyu mwana nzamugeraho. Ngewe ntacyo mfite cyahindura ubuzima bwabo, yaba ngifite mba mbikoze simbibereka. Ariko nabwiye ngo impamvu mbizana kuri kamera ni ukugira ngo dufatanye dushyigikira aba bantu, duhindura ubuzima bwabo, natwe imbere y'Imana tugira ikizatubera urwibutso, tuvuge ngo hari icyo twakoze. Mama babwira amazina yawe, wabwira na nimero ya telefone, amazina ibaruyeho. Nimero yanjye ya telefone ni 0781313007. Iyo ngiyo ni imbaruyeho. Amazina nitwa Nyirabukiye Florence, niyo ambaruyeho. Wowe umwana wa telefone ni rifite, ni mukecuru cyane wowe. Yanditseho nimero yayo 079 30 22 165. Amazina ni Maria Mutezinkwano. Maria Mutezimana. Mutezinkwano. Yego. Murumva amazina y'aba bantu, amanimero yabo ariho, ufite 2, ufite 5, ufite 10, ufite 100, nta limiti hari. Urwego rwose wumva wakoreramo Imana ku buzima bw'aba bantu, bikore kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke, bikore kugira ngo aba bantu nabo bongere bamwenyure, bavuga ngo twabonye urukundo rw'Imana mu bantu. Nta bindi twe dukora, tubwira abantu ko tubakunda. Kandi urukundo twamenye ko ntago urukundo baruvuga, ntago ari kubwira umuntu ngo ndagukunda, ngo ndagukunda. Njewe nkunda abantu, none abantu babaye nagakwiye kugira icyo nkora, ariko nanjye nta bushobozi buhambaye mfite. Mubwo mfite buke ya Kristo yamaye, ngerageza gusangira n'abandi. Ariko uyu munsi mwumve ngo Imana yabagendereye, mwumve ngo iyi envelope ni Kristo wenyine uyiguhaye. Sinari nkuzi, sinari naguteguye, twiriwe tuvuga ngo turashaka abantu dushimira mu mirimo yabo. Babwiye ko nashakaga wa muntu ukora mu myanda, babandi batwara imyanda. Ariko Imana yari yagennye aba bantu uyu munsi kugira ngo aribo tubera ibyishimo, kugira ngo uyu munsi aribo twongera ko gutuma bongera kuryoherwa. Ibi rero ntacyo bifite byakora hanini, ariko wowe ushobora gutuma ubuzima buhinduka, ushobora gutuma yongera kumwenyura, ushobora gutuma uyu mwana abona inkweto, ushobora kubucuruza inkweto. Hari abantu bacuruza inkweto, mujya mudushyigikira mu biganiro byacu, wahamagara uyu mwana ukamuha inkweto, umuguru umwe w'inkweto wabushinganishije ibyawe. Uyu mwana umuhaye inkweto, ngiye narababwiye ngo iyo nkora neza, iyo mbona abana nkaba nkabagaburira cyangwa nkabafasha uko nshoboye, mba mvuga ngo ndashinganisha abanjye. Uyu munsi ndahari, ejo sinzaba mpari, nanjye sinzuzanderera, sinzuzabona abanjye ngo abagirire neza. Ibyo nubitekereza bizagutera gukora neza. Ineza iragaruka, n'inabi ikagaruka. Dukora ineza izatugarukira. Nimushyigikira aba bantu, muhindura ubuzima bw'aba bantu, aba bantu bongere baryoherwe. Cyane cyane uyu mwana inzarira mwishe, mukecuru we ntabasha gukora. Ngiye yangezeho ijwi ritava mu kanwa, ngiye no kumuha amata ngo muramire, ngo ntabwo anywa amata. Ariko ndababwiye ngo mugire ikindi mukora kugira ngo ubuzima bw'aba bantu buhinduke. Uyu munsi nuko tubigenje, uyu munsi niba dutunguye, uyu munsi niba tugezeho. Hanyuma nawe aho utuye, si ngombwa kamera ibi tubikora kugira namwe mubamenye, mubaremere. Ariko gira umuntu nawe uremera ibyishimo, gira umuntu utuma ubuzima buryoherwa. Uyu munsi rero impano twagennye ni iyi envelope. Twari dufite envelope imwe, ariko harimo ubutumwa bwa babiri. Nubwo ubutumwa ari ubwa babiri, ntago turabwiye, ntago twabona igihaza bano bantu, ntago ubutumwa burimo buhagije. Ahubwo mufatanye natwe kuri nimero yabo, muboherereza ubutumwa iri joro cyangwa igihe muboneye ikiganiro, ubuzima bwabo buhinduke, bongera baseke, bongera babone urukundo rw'Imana mu bantu. Turabakunda. Ubyakire gute, urumva gute? Nukuri ndishimye cyane kandi nshimiye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, mve ko nyishimye kandi namwe Imana ikomeze kubagurira imbago, baha umugisha mwinshi cyane. Kuko nari mvuye mu kazi kari kanarangiye kandi nari mfite nenza mutende kuvuga ati se Mana bejo nzerekera hehe, ariko mbonye ko Imana ari urukundo kandi ari igisubizo. Yesu ajya akomeza abagurira imbago, turabashimiye cyane. Urakoze. Umwana wowe urumva gute kubona abantu bagutunguye, bakakubwira ngo baragukunda, bakakubwira ngo barifuza ko ubuzima bwawe bwahinduka?
natwe Imana nidushoboza tuzahamagara iriya nimero tuze tukurebe tugusubize mu ishuri ugiye kwiga. Ntabwo umwana ungana nkawe ari kwirirwa azenguruka quartier asaba, ntabwo ari kuviga hanga ngo umanuke muri Kicukiro usabiriza. Ukwiye kujya kwiga ukaza ugataha mu rugo ukabona ibyo urya ukabona n'ibyo wambara. Imana ifite abantu bafite ibintu, Imana ifite amafaranga, Imana ifite amaboko aruta yadufite. Impamvu tubicishe kuri MubwireTv ni ukugira ngo kutukubonye ururimi rutava mu kanwa hagira undi ubibona anavuge ngo arakuremeye. Twashyizeho nimero ya mukecuru wawe, aboherezwa ni 250 cyangwa 100, mukore na stock mu nzu, ujye uva ku ishuri uzurye. Waburaye nta nubwo wabasha kwiga, waburaye nta wajya mu ishuri ugasinzira. Abantu rero b'Imana barahari kandi biteguye gukora imirimo myiza. Wowe ubyakire gutegura n'abantu batakuzi hanyuma bakagutungura bakakuvugisha gutya bakakubwira ko bagukunda. Ndabyishimiye cyane rwose, Imana ikomeze ibahe umugisha. Nawe urakoze. Nta kindi tubwira abantu, narababwiye ngo urukundo bararutanga. Tubwira abantu ko tubakunda. Aho utuye, aho ngaho unyura, aho mu kazi, nawe wabona n'abarenza bacyana bari imbere yabo, babwire kubakunda. Babwire kubakunda kandi nubabwira kubakunda, ugire n'icyo ukora kubw'ubuzima bwabo kugira ngo uko barushaho kumwenyura, ko barushaho kwishima, bajye bavuga ngo ari umuntu Kristo yanyuzemo aturemera ibyiringiro by'uyu munsi. Mugirirwe neza n'Imana, Imana ibaha umugisha, Imana ibahaza umurame. Turi mu mpera z'umwaka, muzasoza umwaka mwishimye kandi uyu munsi ubabera itangiriro ry'ibyishimo ryanyu, ubitangiriro ry'umunezero. Muve mu buzima bwo kubura uko mugira, ubuzima bwo gupfundikanya. Kristo ajya bihindura uyu munsi uko abatunguje neza, uko abatunguje surprise y'abantu mutazi, y'abantu bo kuri Mubwire mutazi, abatunguza igitangaza gihoraho. Muzajya mureba mukavuga ngo ni Imana yatugendereye. Rero turabakunda, twe tubwira abantu ko tubakunda, tubwira abantu ko ari ingenzi. Umuhamagaro wacu no kubwira abantu ko tubakunda. Hamwe n'aba bantu, hamwe n'aba muzadutume, nge na kameramani tuzagenda tujye kureba uyu mwana, tugende turebe uyu mama, baduhaye amanimero yabo, tujye kureba ngo hari icyo Kristo yakoze mu buzima bwabo. Nabo turabaha nimero zacu, nibagira icyo babona bashaka gushima bazagaruke. Aha naho kuvugira ibyiza, ntabo muzabona dusebya, ntabo muzabona duhanganisha, ahubwo ikigambiriwe ni ukuzamura icyubahiro cy'Imana mu buzima bwacu. Turakunda rero, mukore share, mukore like, mukore comment. Amahoro y'Imana bane nawe.